kubeshya ni nko gutanga inzoga uho muvumvyi si yuho watumiye n'ikinyomo ubeshye mbwa se cyubeshya shebuje yaje sha kutuje tuzatumye vyeri horere gusa uruzi ko tuzanywe niki ariko shangwe no hano genda tuzanire vyeri zingahe genda ubuzanye 3 sariko yo sha kuri pariki mukizwa niki ntiduhembwa se ko muhembwa amakeko yacu ariko twukwezi kugashira dushonje ririri nabase mucunga dosiye nk'ifaranga twawenda imereka bitubana mikeya ariko mutabaza urateta rwose mwese abagoro nomera utagira isamu muri mwe nindi umurimo wose ufite cyaka ryaho uretse kwingaruka nazo bijyana kiretse hari ubwarimo reka mwarimu twimwere byari mwana mama ubu nawe afite akagwa mu kigwi cyayo harya ngo ikirima ne kiri munda ko reka ndebuze umwana tutiri duti hari urabumvye isebera yansigamo imvure rwose nyisusemo ntayisatsi enda sham ni amakara ya kaneza kirenye mishamo ubwo na amafaranga 200 ariko zinjima ntayo cyabuse kuteta inzira yanjye tuzubonye gusa nanga zashukura shikamye njye mukora nyamaze umenya ari kutishiteko rya karindwi agasenda gakiri nyama nyinshi ubwo naba nishindi rya kane mu 10 y'Imana harya bimeze rite jo kutoba abagutegeka genda shaho uriye gushenga nivyo patron ubute rwose utugirire vuba ndumva ujijutseho gato kandi gushenga no kumba yewe heze manyazira yawe bintu biraboneka rwose je numva nazamye ariko shaka urya jo sasa natashye ntashimye hanjye wararibwa cyane rero ubuse none abantu baza ari beshira kagenda tutavuze ikibazo cyanjye nanone hari ushaka kugeze mu mwanya saa 10 ndagiye Kigali ku Gisenyi ego Kigali ku Gisenyi aho ni mu Rwanda rwahe bivuze ko uri umwana simbicuritse niko mbishaka mu by'ukuri ndagiye najya ku Gisenyi gusura inshuti ikomeye cyane nahishe umugore kuva kera hanyuma se Kigali ku Gisenyi uvuze iyo mubwiye Kigali njya ku Gisenyi kuko mfite inshuti nyinshi cyane ku Gisenyi rero nkaba ntajyagerayo na rimwe kuri azi kuri Kigali naho turumye ku Gisenyi rwose ndi ku Gisenyi abagabo b'umugirira ryinshi koko inshuti yishe umugore wawe aho se umugore wabandi nicyo nkunda abantu mu kazi kanyu ujya kuvuga akaba yavumbuye icyo umubwira uretse nyine kumwitu abandi kandi ari njye utunze babiri rero noneho ewe wakumva ibibazo byawe ubwanjye bwawe yakwibaza aho uhereye nije gusa ufite ibiro mu Rwanda cyari igipano natangaga nanjye ta ngo abatunze abagore ku mpande ntiwabara sinzi ko wazabara rwose ngo bashobore none se nyine n'abagiro batagira abagore reka ntiwareba ariko nkwibutse yuko kugira ibiro ari ukugirira ryinshi mara ariko nayo haye kabanyinje bigenzuye habuze siki umukozi wa leta ucungira ku mushahara iminsi 30 ya nyuma y'ukwezi rwose ugasanga asangira na nyabuturi byirya nashaka ibiro rero bigenzuye ntazasenya yewe abandi bose bacungira byisi ku mushahara seza hiye sha sana nzara leta imereye na ko turangaranye wa mwana muryohera nuko uziryoshye zita ngo atari nyuma ntacyo bitwaye bizumu binagahene agaburi nyambe nezi nka kubanza rizaturutse mu ayo baturutse hariya muri bya bihugu byiriye byo mu mayaga mwana cyane twakikomereza ariko ikiganiro cyacu izi nyama ntizitorogoye cyakora shaho Yohani bacumagara mu Kinyarwanda ngo roje ngubone n'umwana w'umunyarwanda nanjye najyaga mbyumva cyera ubwo se uko byumva icyo bivuga akasi nkunda kubikurikirana cyane amadosiye y'amuru ubona mu nzira agenda ukamushimukana mushaka amara iminsi 2 wawe ukabira ibyuya ugatuma kugatibiro utankangase mvuze ibiro utagira ngo ni ibiro ugatumagura ibitabo kamera byeri bikanga bikaba umwako byo ntibindeba ko nisiri bateri se uranteye umugore mukarwana mukarusenyeye mukamena ibintu abana bakaburara nduri kavuga ndabyumva gacya mukabireba bikabayobera muti Rwanda baradukwena ariko mupfa kubeshya nako mu bana mweme mugacumbika mu rugo rwanyu nawe mukwibiro none se wagira yewe zani zindi byera ushaka
byageraho rero uti biro niwo muti ya Mutabazi byantangaje ibiro niwo muti nyine ha ega nanjye sinjye kandi sinjye ngo nkubeshye yewe ni nko kwimyira urwaye ibicurane cyangwa kunywa ngo wibagirwa agahira kuko numva nkanga ndi umusiribateri bimwe bikobora amazuru ibindi bigakenesha kandi ikibazo kibitera kikiri cyose umunywi w'itabi se yumva ritamukije kandi biha n'amafaranga bikamucika ubundi bwo ibyo ni nko kugira ibiro rero birya amafaranga nk'umutayeri ariko ukamara kanya umerewe neza urisha ubwatsi butoto butarura yewe ntuzi ko icyatsi gisharira aricyo kivura ariko kandi ngo umuruzi hamwe uburyohe butuma buriya bimenya atinzi kureka umugore n'abana bakaburara ukareba ibihumbi kuri rubanda koko ukisha amasugi ukarima imfubyi genda bigaye n'ibitende ariko izo nyama ndabona abana zakuryoheye ntibari bwongereho utundi wambwira aryoshye da ahubwo uje wamutuma n'akandi wamugani turagerageza ntibyaduhagarika twikomereze no bifite kiganiro cyari kiryoshye nikoze Mutabazi we ibyo biro byawe se bifite akazi keza ra cyigisha mu gihugu Gisenyi komera izi Nyanza muri koleji cyangwa handi nkaho kandi byose ni amashyengo ubwo yazavukanye nibwo nkuru yewe namaya nutunze murari mwiza wa yewe Roger muzi ntamenye ikirurimba na mbere ngo ibiryo byateje undi bihumura neza ariko wa mugabo na mbere ngo wambaye kireze ntamenya ko kera dawe ibyo biro bifite kuva ryarira reka amaze iminsi mike mbitashye kuko amajoro turaranyarane gusa yewe uranamenyereye ejo nibucya nzaba ngize 5 komera gusa ko ibyo biro nanibagiwe mfite ifoto yereka nkwereke nawe wirebe urarabye indi midori ayibonye uzi ko afite inzobe n'utunwa twiza ubwo mbonye uko asa reka nkubwire nuko yitwa yayiza pe mbom kandebe neza niba atari makurata ni koreta yewe emeta cyangwa udeta wabifoye ni koreta ntumva rero uri igitangaza uzi ko abagira inkwi murya ibihiye ndagutinya rwose uri igitangaza abagira inkwi murya ibihiye rwose namwe abagira ubwoba mugira ibyago uri mufitanye randevu ku Gisenyi birashaye hawo komera kunokanira mbanze numve n'inyuma nyinya ko igihumeka mama twenteka ko umugore wanjye nkeka ndavuga Kigali nkabana bitamujya mu nda asa n'ukeka ko mfite ahandi ariko nanjye nkeka ko mfite abandi bamusore iyo nasuhutse ubyikeke ariko reka ahubwo mbikubwira komeza tu uze kwiyembagiza umusore ku mugoroba ahagana mu masaa 2 bwije nimugoroba uze kwinjira udakomanze mbese usa n'ukwepa abo hanze nyuma se n'umwisha wumve umuhate ibibazo cyane umenye icyazi n'icyo atazi ndagerageza no mu mazi uti ndagukunda ukongeraho uko nagiye kandi ko waje ntawe ubizi akemera ko harara nuko uko nta wundi uraba ari bose ariko ntari bunkeke hari oya nawe ibyo nkora i Kigali urabizi nawe ndamva namubwira ko ntereta ibibanza Remera ndagasura inshuti zanjye n'ibindi ibyo ntibikunaniye nawe uza kubashya umugore byose biragoye ibyo ndumva nibugerageze ariko usibye ino nyama ariko nari ntaye kwa kajwigayo ariko zimutaba kuko usanze Mariana afite undi wamugira uti ngo namugira nte byihorere reka tujye kwishyura ngende nibyo koko iyo ntekereje koreta numva umutima utatera mpaye nko gutesheje Mariana umutima wa koreta pe yarangiye yewe ntabwo Mariana ishyano namukorera ntiyaritura ntabwo ngubeshye rwose mara mwe byari tugende amasaha aragiye saa 8 zose cyakora cyo bamuga ndabonaga n'amasahani nubwo twihene tumaze kuyihambira mu bifu ariko jana uri kanyamashye aho kuri parike ukaguca imanza iyi nyibutsa amadosi reba nshwitse mwama gira tugende ubwo saa 6 nta nabimenye wewe Mutabazi aboneje yo ku Gisenyi rero ngo agiye Kigali ku Gisenyi ataye Mariana sanze koreta nakomere ngo Yohani wa gatuye ninsigaye murindi ubwo rwose ndinze Mariana reka karusha vuba nyamara ngo kijya abandi bakiraje kishariza tamana zayase koreta wizi Nyanza ndamuzi rwose
ahubwo reka nibuka neza yitwa Koreta Mukasi kuko wabone ku Gisenyi siwe twitaga umwiza utirya nizi Nyanza higa ndabyibuka neza ndetse igeze no ku wanjye kwifoto ko yariwe neza ra Tuziganye ikisi Ewe rwose ariko se Koreta uko muzi ya ibiro by'Yohandi koko bigashoboka bon kwa mbere mu gitondo kare kare nzakurusha njye kumureba ntibikwiye ko umugabo ufite abantu ufite imyaka ingana kuriya yakwica umwana ndeba ngo ntigije kuzakora za nkete oya ntabwo bishoboka yego urebye Mutabazi ni inshuti yanjye ariko amakosa ko reka rero Nyarwanya bitaye ibyo rwose nta muryarya so wabagiye kuryama hari ibiki isoni nzakomeza nkabikurikirana neza ejo neza rwose